uretse gukuramo iyi video, ndabizi ubwo ari wowe ushaka gukuramo iyi video, ariko mwa bantu mwe mbazaniye akandi ka VPN kagiye gutuma dusoza uyu mwaka wa 2025 tukawusoza neza, tugatangira umwaka wa 2026 turi kwikoreshereza izi megabyte internet cyangwa se izi megabyte VPN, izi app VPN ziba ziri gutanga. Iyo tubicano nk'ibisanzwe aracyari Uziel Tech Media. Liking iyi video, subscribe inshuti yawe uzi ishaka kwikoreshereza izi megabyte yisharinge iyi video. Ikindi nanone nkwibutse kugira icyo wandika muri comment, igitekerezo cyangwa se inyunganizi, aho bisangwa nk'ibisanzwe murahazi ni muri comment. Hano tubazanira udusha twinshi tugiye dutandukanye, uburyo wakora amafaranga online, uburyo wakoresha VPN ukibonera izi internet, izi VPN ziba ziri gutanga. Ariko guys, nkwibutsa icyitonderwa ibi ngibi navuze yuko nzabikoreraho na video mu buryo burambuye. Ikirazira gukoresha VPN app ukoresha internet y'ubuntu ukayikoresha mu mabanga yawe runaka, kuko zino VPN usanga tutazizeye neza. Niba ujya kuba ushaka nko kohereza umuntu amafaranga ukoresheje application, cyangwa se niba uri umu content creator uri kurya muri YouTube studio n'ahandi, nyine uragaragaza Gmail muri izi VPN, ntukarye ukoresha VPN, ujye ukoresha megabyte zisanzwe. Ubundi akamaro ka zino VPN, wenda ikintu wazikoresha mu buryo bworoshe kandi mu buryo bwiza butakangiriza imibereho ya telefone yawe, ni uburyo bwo kureba video kuri YouTube, kudownloadinga video kuri TikTok, ibintu bijyanye no kureba video ku enjoying. Ariko ntuzavuga ngo uzazikoresha muri online business cyangwa se uri umu content creator ngo uri kuzikoresha ushobora no kuzikoresha uri kwa uploadinga video, ariko nyuma yo kwa uploadinga video kugira uyishire public, kugira uyishire wandika ama description n'ibindi, ugahita ukora VPN ugakoresha megabyte zisanzwe. Niba ushaka ko nzagusobanurira ingaruka zabyo uzazirinde, uzambwire ubyandike muri comment, nzagukoreho video mu buryo burambuye. Ntabatindiye rero, icyo urakora ariko nyabona wiko gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Uziel Tech Media. Icyo urakora rero, uraza mu telefone yawe, uze muri Play Store, sorry muranyihanganira, uraza muri Play Store, nta muntu utegera store muri phone yawe. Hano handitse search nk'ibisanzwe, abo tubana kuri YouTube channel bamaze kubimenyera. Uraza wandike search, uraza hano muri search wandike Uptune 10, dore ngiyi urayikandaho, Uptune 10 right, urakandaho. Ukimara gukandaho urasanga ifite logo imeze uku nguku, urahita ukanda install, uyestare. Ukimara kuyestara guys, mu gihe tukiri kuyestara liking video, subscribe, igitekerezo cyanyuganizi ni muri comment, ni bisangwa nk'ibisanzwe. YouTube channel ibintu binyuraho murabizi, online business n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari icyo ushaka ko tuzavugaho nacyo cyandike muri comment, tuzakore video ikivugaho mu buryo burambuye. Ukimara kuyestara irahita iba open. Ukimara kuyikandaho urahita ukanda hano handitse open, tuyinjire. Urahita ukanda handitse open, utegereze ifunguke. Guys, wiko ukanda subscribe ni cyane, na like na comment kuri channel nk'ibisanzwe, kugira ngo tubageze nk'utungutu. Ikora rero hano urakanda okay, ukandira ikintu cya mbere ugomba, hari setting ugomba kubanza gukora mbere yuko ukoresha ino application. Setting niyo mpamvu babwira ati mujye muri ya video kuva itangiye kugera ku musozo, nibwo mujaje musobanukirwa ijambo kurindi. Kugira ngo iyi internet ikore, hari setting ugomba kumanza gufungura. Kurikira setting ya mbere, uraza ukanda hano handitse update, uhita ushiraho online. Ukimara gushiraho online, iyindi setting urakurikizaho
uraza ukande hano handitse DNS ugataningemo ofu, ukande save. Ukimara gukora bino byombi icyo urakora nta kindi, uraza ukande hano handitse Federal Break, ukandeho usacinge Rwanda, usacinge igihugu cy'u Rwanda. Urabona ko iyi VPN ifite uburyo bumwe bwonyine, urabona ugomba kuyikoresha kuri Rwanda Airtel nibwo ikora. Rwanda Airtel nibwo iyi VPN iri bukore. Niba wasetinzemo Rwanda Airtel, icyo urakora rero ukigera kuri page imeze kunguku urahita ukanda, reka nze tubisetinge kugira ngo ubone ko byizewe. Nari gukoresha connection ya MTN, ariko reka nze nkureho MTN ciro Airtel, ndaza muri setting, kurikira step by step, ndaza muri setting, hano handitse network internet, hano handitse MTN, ndaza hano kuri Airtel rero mfungura connection. Ndaza mfungure connection ya Airtel, kandi hano connection ya Airtel ubwa MTN yahitevaho hagiye ya Airtel, nubireba hano hejuru urabona ko isijya ku mwanya wa kabiri, wabonye. Reka nze mbibereke kuko Airtel tuyifite ku mwanya wa kabiri, reka nze manze mbibereka ko nta mamega ariho, kugira ngo hatazagira uvuga ibintu tuba tubabwira tuba tubesha kandi biba byizewe 100%. Turategereza turukureba. Urabizi iyo ushaka kureba ko internet ufiteho ukanda akanyenyeri 131, wabonye ko yuko nta internet dufite, nta niyo duheruka. Icyo urakora rero urahita uza muri application yacu nk'ibisanzwe, uragaruka muri application yacu. Ukimara gukora biriya byose nkweretse, uraza ukande hano kuzanamo ads zo kwamamaza, urayikuramo, urahita ukanda hano handitse start, utegereza akanya gato, ukande OK. Ukande OK. Uko yahise baduha ads yo kureba, urabona yuko yabaye connected, ariko hano nabyishe ko nikuza nka nezamo ya simukadi yacu ya Airtel niyo turaza dukora. Nabibonye, uraza ukanda hano kuri Airtel, tukanda start, tegereze paka ibaye connected. Urabona nyuma y'akanya gato application yacu yabaye connected. Nituza kureba hano urabona ko yabaye connected, urabona ko tutangiye gukoresha internet yizwe, urabona ko iri guhagurukira muri kabiri, urabibona ko byizewe 100%. Aho tugeze iyi video nkeka urasobanukiwe, wajya wikoresha. Hano ubonye yuko internet zira VPN ubonye ko ari ibyanyabyo zitanga internet. Iyi video rero niba yigushimishe, YouTube channel nk'ibizwa cyari uziye Tech Media, liking video, wibuke gukanda subscribe, igitekerezo cyanyuganize wibuke ni muri comment, utazacikwa na video z'ubutaha. Aracyari Uziyeri Tech Media. Bye bye.